yose niyishimenyi herezo kandi hagaze kwitangiriro. Muhumure, muhumure, dufite imani ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera. Haleluya! iyo ntimeze nk'abantu ntabwo ishobora zitakora, ntikangwa n'amacu cyangwa imiheto, itabaye ntawe ushobora kuyitanga imbere. Imana y'intumwa n'abahanuzi niyo Mana isezera gasohoza, yambishe mu maba mu gihe cy'ivururu, ibyandushaga bikurwaho n'imyanzuro y'ijuru. Ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza ryagenye Yesu imbaraga, mu gihe ntari zikaniwe. Ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza ryagenye atinze kubera gahunda nari mfite bituma ngereza amateraniro. Mumbabarire rwose, ntabwo ari siko bikunda kuba. Gahunda nari ndimo abayobozi bari bazizi, rero murambabarira cyane. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amanu kizarangira. Zinjira muri Kanani yaje maze nduke. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amanu kizarangira. Zinjira muri Kanani yaje maze nduke. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tusha. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tusha. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Zogera kucyo yavuze, zogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshe. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera. Niyifitisha ya nyuma kurije, zogera kucyo yavuze,
zogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu wibeshe iyo yifuze biraba yategeka bigakomera niyifite ijambo rya nyuma kuri nje isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tuja nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere zogera kucyo yavuze zogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu bibeshe iyo yivuze biraba yategeka bigakomera niyifite ijambo rya nyuma kuri nje haleluya ibihenti byashobora gukura w'icyo yavuze niyishimenyi herezo kandi hagaze kwitangiriro muhumure muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera haleluya iyo ntimeze nk'abantu ntabwo ishobora zitakora ntikangwa n'amacu cyangwa imiheto itabaye ntawe ushobora kuyitanga imbere Imana y'intumwa n'abahanuzi niyo Mana isezera gasohoza yambishe mu maba mu gihe cy'imvururu ibyandushaga bikurwaho n'imyanzuro y'ijuru ijuru ryambereye ihembe ryagakiza ryakenye Yesu imbaraga mu gihe ntari zikaniwe ijuru ryambereye ihembe ryagakiza ryakenye imbaraga mu gihe ntari tuzamura ibiganza juru we juru we tegeka byose bire tegeka tegeka byose nimuze dusubire rimwe gusa tegeka tegeka byose tegeka bivi nimuze kabiri gusa ayitegeka tegeka byose ijuru ryambe ihembe ryagakiza ryakenye imbaraga mu gihe ntari tuzamura ibiganza ijuru ayigabereye ihembe ryagakiza ryakenye
ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu abafime tugiye gusimba amasi menshi ku muririmbyi. Igihe sente zose hari umugore umwe wanezerewe sente zigisohoka gutya aravuga ngo sente ngo izatuma atabana biwe yama yamiza amateraniro aravuga ngo sente wa mama we ngo uzotuma atabana banje. Uyu mugabo nawe ibintu afite azahindura ibintu byinshi. Imana igweze umugisha, muheza amashi menshi cyane, mukomera amashi cyane. Imana igweze umugisha. Reka protocol tora ibitabo z'umuvuga butumwa protocol